umukobwa avuga yuko yabiguze yabajije umukobwa yabajije ukubyerekeye amasafuriya umugabo ngo yaguze baramaza ati nta masafuriya mwari mufite undi ati amasafuriya yari yazanye kuko ntacyo bazanye aho se icyo nazanye bumvaga nta tudateka mu rugo twatekeraga mu biki so ugavuga nibiri cyakora icyo yavuze na amarido yako nashoboye kumva yuko ayo marido umugabo yari yamubwiye ngo no amarido nzayigurira maze kubona intebe zijyanye nayo ibyo byibura hanyuma kandi aza kumubwira ngo muzabizane arahindura mbese niko umukobwa avuga yuko yahinduye akavuga ati iyo ibintu biri mu ari ibibazo byabaye hagati y'umugore n'umugabo ntabwo biba kuri kujya mu itangazamakuru nabonye utsa n'abari big man yazanye ibintu byinshi vuga byabaye kuri abo ngabo ba Brezil ko yaciye inyuma agafata umugore wa mugenzi we ko Bibiliya yavuga ngo umupagani nashaka gutana tane hashobora kuba muri bo ushaka gutana ari nta kintu agaragaza yanze no kubabarira cyangwa no kuba yagusha ku murongo wabaye umupagani kandi yanabaye umupagani akaba ashaka gutana arabiri kuri we natane mwene data wo cyangwa mushiki wacu ntabwo azaba afite ikimuhambira kuri uwo nguwo niko bibiri duha inzira burye zuko ikibazo cyasubizwa uherutse kuvuga kuri nyakwigendera Theogene avuga ngo wa mugore wapfanye nawe imodoka n'umugabo bari kumwe ngo bari abasambane basambana na Theogene oya bo bwabo bari bahabara bari sambana yes ndetse ngo bari baje nahangaha uwo muntu avuga ijambo rikomeye ngo bashaka kugira ngo bashake umupasitoro ngo witwa Korode niko numvise ngo basezeranye mu ibanga barakubakira n'ibindi muhuye nabyo bigakomera yego nabo rero bishobora gusakuza muri media ejo bwacya mu gitondo bakavuga atariko icyo dupfa ntago kiruta icyo dupfana icyo twubakaga gitandukanye n'icyo twapfuye reka twubaka umuryango ndemera se amakosa nakoze muri fiyasaye nari umusore wenda noneho ndakuze mu bitekerezo noneho wenda niyo miryango itarahuye igahura ibintu bikoroha Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV impagarike n'ubugingo mukomeze kuba abagabo nyabagabo ariko kandi tunabashimira cyane rero mwe wowe ubabaye wowe ufite ikibazo cy'uburyo butari bumwe wowe uhangayitse bitewe n'impamvu z'ubuzima turakubwiye ngo komera nturi wenyine Imana muri kumwe kandi iracyagufiteho umugambi mwiza iracyagufiteho gahunda ikomeye gahunda nyayo gahunda ikwiriye ubwo rero ukomeze ugubwe neza ukomeze ube mu mwanya Imana ishaka hirya y'ejo uzamera neza uri umukandida w'amahirwe turi mu kiganiro imboni y'umuhanuzi nk'uko mumaze kubimenyera ku Irembo Ryera TV aho tuzana abantu bafite inararibonye bakatubwira ku byahise ndetse n'ibizaza ndetse tukaba kandi tureba mu ijisho rya mukuru tukamenya amakuru ndetse n'ayandi turi kumwe n'umushumba Musisi muramuzi cyane ni umuntu ufite inararibonye ariko mbere yuko wenda muvuga reka dutangire abibwira mu numve n'ijwi rye karibu umushumba yewe murakoze ndabashimiye ab'Irembo Ryera nshimiye n'umurimo mukora cyane cyane umusanzu wanyu hagamijwe kugira ngo abantu bamenye ukuri kwahishwe ukuri kuba mu isi kwahishuwe kuvuye mu ijuru ari we Yesu Kristo niko kuri twemera kandi ukuri gukiza so rero murakoze Imana ibaha umugisha nitwa Pastor Peter Musisi nkabazwi mu buryo bwa kwamamaza ubutumwa bwiza mu biganiro binyuranye no kuburira abantu ndetse no kubereka bimwe mu bikorwa mu isi y'umwijima byo bita stigmatized knowledge kugira ngo abantu bamenye yuko mu isi harimo ibikorwa hariho n'ibyo bakira bibwira yuko ari byiza kwenda byaturutse bukuru byaturutse muri za leta se cyangwa se byaturutse ku rwego mpuzamahanga cyangwa byaturutse hehe ariko mu by'ukuri bijyanye n'umushinga wa Satani wo kuyobya abantu to rero ni ikibazo gikomeye cyane tubahaye ikaze rero mushumba tunakomereza mu kiganiro cyacu n'ubundi
turagira ngo umutubwire ubundi bavuze imboni y'umuhanuzi nkamwe bakuru mu byumva mute bishatse kuvuga iki imboni y'umuhanuzi ubundi ni iki imariye iki n'abayumva ni ukuvuga iyo bigiye mu imboni tushobora kuvuga hari imboni y'ijisho isanzwe ariko hariho imboni umuhanuzi ibyo yerekwa n'Imana abona igihe cy'umuhanuzi Elisa hari ibyo yabonye ariko umugaragu atarebaga ibyo rero ryo niyerekwa ryihariye akabona ibintu mu buryo bwe ariko nabwo birahari kuko ubuhanuzi burakomeza abantu b'Imana rero bagenda bahishurirwa mu isezerano rishya icyo twita impano yo kumenya hakabaho n'impano y'ubwenge ntabwo abantu bajya bazitekerezaho izo mpano kandi n'impano z'umwuka impano yo kumenya rero nuko uhishurirwa ibintu ukamenya ibintu ubihawe n'umwuka wera nabyo bikaba ari ukubibona ikaba ari imboni y'umuhanuzi nuko nasobanura muri make umuhanuzi igihugu gifite umuhanuzi cyaba gifite iyihe nyungu ese yagahawe agaciro ate uwo muhanuzi mu gihugu kiba kibonamo inyungu muri kino gihe Imana yacu ivuganira natwe mu mwana wayo nuko ngo ubuhanuzi itorero ry'Imana ni umuhanuzi tutarebye umuntu ku giti cye nkuko byari bimeze mu isezerano rya kera ubwo ndavuga no kugira ngo n'abantu b'iki gihe bajye bajijuke bamenye uko Imana ikora kuko ntabwo tubwirwa neza uko Imana ikora kera umwuka wa Kristo ntabwo yari ataratangwa agakorera abantu Imana yatumye kugira ngo bavuge niko bibiri twereka umwuka wa Kristo nari umwuka wa Kristo amaze gutangirwa yaje ku bantu bose ariko bizeye ntabwo ari abantu batuye isi bose bambaye umubiri abantu bose bizeye by'ukuri babikomeye yuko bufite ijambo ry'Imana bakizera abo ngabo bahawe umwuka wera w'Imana abaha impano zinyuranye rero izo mpano rero zikoreshwa mu kungura itorero icya kabiri no mu gufasha abari hanze abantu b'ingeri zose aboroheje n'abakomeye kugira ngo bamenye ukuri kwavuye mu ijuru binyuze mu guhamya Yesu Kristo ibyo rero byo twita ubuhanuzi bwavuye mu ijuru kuko amahanga yose akwiriye guhanurirwa abwirwa icyago gihari yuko ari icyaha kandi yuko umurengezi w'abantu bose ari Yesu Kristo kuko yaravuze ati nige mutsima wavuye mu ijuru kugira ngo abari mu isi abaho ubugingo birashaka kuvuga ko utemera umuhanuzi ku giti cye kuko uko muravuga ko umwuka Imana yawusutse ku bantu bose bizeye bivuga ngo umuhanuzi wo ku giti cye umwe uvuga ati genda umuhanuzi ndumva ushobora kuba umwemera gahoro ndamwemera gahoro ariko si mwemera gahoro mu gihe yemewe n'Imana ni ukuvuga ngo muri ziriya mpano 9 nta nubwo ndibwire soma Bibiliya gusa ndagenda nkubwira tuganira nyine nkuko turi hano impano 9 ziri mu Bakorinto ice ba mbere igice cya 12 uhereye ku murongo wa 4 nukuri havuga impano 9 harimo n'iy'umuhanuzi umuhanuzi agomba gukorera iyo operation ye igomba gukorera within the church igomba gukorera mu itorero ry'Imana kandi rikagenzura ubuhanuzi kugira ngo ejo ritazayoba none ibyo ntabwo bibaho ntabwo bigihari hariho n'impano yo kurobanura imyuka so rero jewe iyo mpano narayihawe nagize amahirwe ndayihabwa yo kurobanura imyuka kenshi rero abita abahanuzi iyo bagenzuye boratari bo bagenzurira ku kirero bagenzura ku byanditswe no ku byo bavuga kuko umwuka ubavugisha niwo ngenzura nkamenya nkavuga uyu mwuka ntabwo ari uw'Imana ikindi cya kabiri nacyo abantu batajya batekereza burya n'itorero ntirihari kubigaragara ntirihari itorero burya nuko mbivuza abanyamadini wenda ntibakwishima ariko je simvuga idini runaka hari abantu bamwe bagenda bita ngo twebwe torero ngo turi torero ry'umwuka turi torero ry'umwuka abari baturi torero ryasigaye ngira ngo bumva abo ngabo abari nabo bakihanije baturi torero ryabanje ryo ku ntumwa abo ni bene wacu biroma ibyo rero byose ni ukwiyemera tugomba kwemerwa n'Imana kuko aho umwuka w'Imana ari
aho ngo niho haba umudendezo abantu baruruha baruruha bakamenya kandi ukuri bagahishurirwa mwe niho haba umudendezo yego ariko ibi ngibyo twibwira tukibeshya dukwiriye kwicisha bugufi tukongera gushakisha uburyo twasubira ku rufatiro rw'ukuri rw'Imana kandi tugakorana nayo so ku kibazo rero cy'ubuhanuzi bugomba kuba mu itorero kandi itorero rikaba ryo rigenzura ubuhanuzi ntabwo ari umuntu ku giti cye uba hakurya hariya ngo arahanura abantu noneho wajya kubona ukabona batangiye kurwanira amagambo ni benshi bose barajagata haba mu nsengero haba iyo mu buvumo iyo munyura haba ahangaha muri YouTube buri muntu arwanira kujya kuko haje umwuka mubi wa mu cyongereza bita ngo stardom spirit umwuka wo kuba abasitari cyangwa kuba ibyamamare mu ngeri zose arashaka kwamara mbese mu buryo bushoboka umuntu ashoboye yakwiyamamaza igishoboka cyose yagishora ariko akamamara haba mu nzira mbi cyangwa inzira nziza none ikintu kibabaje nuko no muyobokamana hazamwa uwo mwuka kugira ngo bamenye ndi umukozi w'Imana ndi umuhanuzi icyo baba bashaka kandi ni icyubahiro kugira ngo abantu bafate nk'abantu badasanzwe ugasanga rero kenshi bavuze n'ibitari ngombwa cyangwa barabeshye ariko babagenzura hari umuntu ugeze guhanura hambere n'umuntu wari uzwi mu Rwanda ngo arahanura ariko yavuze ijambo ari umuntu ashobora kuvuga ijambo kumva sibyo yaravuze ngo ibyo magayane yasize adahanuye kuno urugero ni mugero nyinshi no nkuhaye urwo rugero ngo ugiye zabisohoza niwe uzabisohoza wowe se ubwo uri umuntu w'Imana magayane umwuka wamukoreshaga yari uwuhe yari umwuka wa Kristo se ese yari umwuka buriya nicyo kibazo hari abavuga ati ubuhanuzi bwa magayane bwagiye busohora ntabwo tugita ubuhanuzi ni indagu indagu za magayane ni indagu buri hari indagu za magayane za nyirabiyoro n'iz'abandi banyarwanda batazwi yewe nzi ariko ntakwirwa avuga izo zose abitwaga bagina mihari abitwaga bagina kadihira cyane cyane b'igitsina gore abo bahanurira igihugu bagahanurira n'ubuyobozi bagira gahumuza bose izo ndagu zitwaga indagu ubuhanuzi n'ubw'Imana kuko Imana ihanura abantu ibaburira ibyabakiza ikababwira ibyago ikababwira n'inzira yo gukira iyo ariyo ariko bariya nta nzira none se inzira bashizeho ni iyi twavuga ngo ibi baraduhanuriye ariko dore inzira batweretse yaturokora bo batuye gusa ibizatubaho barigendera hari umuntu wigeze ambwira ko ariko sinabimenya neza ni umuntu warimo ambwira ko uwo bita magayane ngo ashobora kuba niba ngo yarafunganwe n'uwo bitaga Meshake w'umunyacyangugu ngo noneho ngo aza kumusengera amuraga impano impano ngo ubu zikorera mwe ntabwo iyo story sinyizi barafunganywe se yego barafunganywe kera ubwo urumva ni kera ariko ni umuntu wabingadiriye ntabwo ari ukuri ko ndashaka kuzashaka Meshake nkamubaza imvano y'impano ye niho rero ikibazo kiri kuko Meshake numva ko n'umuhanuzi ubundi uri mu itorero Magaye ntabwo ari umuhanuzi w'itorero none bahura bate kugira ngo bakore ikintu kimwe twebwe turi abahanuzi dufite umwuka wa Kristo niwo mwuka w'ubuhanuzi umuntu wagenzuye ubuhanuzi bwa Meshake urabwemera yewe kubwiye uko nemera ubuhanuzi bwose bugenzuza kuko mugeze ibyanditswe byera tuvugisha ko twaganiriye n'umurame uburira nganira n'abahanuzi bakavuga imboni zabo wa Vitali umugore ngo yaragiye donc yamusize mu rwasanga umudamu yagiye sinzi niba ayo makuru nawe ufite uko ushobora kuba wayumvise amakuru nayumvise kandi bene biriya mu by'ukuri uko mibona jewe ubundi hariho personal issues y'ibintu birimo ari ibibazo byabaye hagati y'umugore n'umugabo ntabwo biba kuri kujya mu itangazamakuru nabonye n'abari big man yazanye ibintu byinshi vuga byabaye kuri abo ngabo ba Brazil ko yaciye inyuma agafata umugore wa mugenzi we
nawe ugasanga nawe kandi bakamuvuga ibindi ngo byo kwikinisha. Wikinisha rendeze ngo perezida. Biriya bintu ntabwo ari byo. Ibintu ubundi amategeko y'isi abantu nk'abariya abagomba kubatwara mu nkiko, icyo bita mu cyongereza libel. Abajya mu nkiko libel ni ukwangiza cyangwa gukarabika izina ry'umuntu. Ariko kubera yuko bino bintu byanyu ari ibintu byo gucompana, mwavuga ibi ndavuga ibi bimeze nk'iby'abasazi, kandi mu nkiko basigaye baravanyeho no kurega umuntu ngo nukumvikana bira nk'imfungwa ziye kuba nyinshi. Ndibwira ko aricyo babikoreye. Ubwo rero niba bimeze bityo abantu bakajya kumvikana ibibazo nka biriya ntabwo ari byo. Yewe nkatekereza ku giti cyanjye ngo ntabwo nemera gushusha inkuru y'umuntu, naho umuntu yabonyeho ikintu kibi icyo ari cyo cyose namugira inama, ko twese turi abantu. Iyo abantu bameze kuriya bimaze gushwamara kuriya ntacyo biba bitaye umurongo nyakuri w'imibereho y'abantu uko ikwiriye kumera. Rero mba numva jewe hariho nk'umuntu uherutse kuvuga kuri nyakwigendera Theogene, avuga ngo wa mugore wapfanye nawe imodoka n'umugabo bari kumwe ngo bari abasambane. Oya, bo bwabo bari mahabara, bari sambana. Yes, ndetse ngo bari baje n'ahangaha uwo muntu avuga ijambo rikomeye ngo bashaka kugira ngo bashake umupasitoro ngo witwa Korode, niko numvise ngo basezeranye mu ibanga. Noneho ibyo bintu ndabyumva numva n'ibindi avuga aho bahuriye ngo za Kampala n'iki, ariko anabo yagiye avuga ngo ise uwo mukobwa ibyo yavuze ngo na musaza we nanjye narabikurikiranye. Byatumye mfata umwanya wo gukurikirana ibyo bintu ko numvaga bimbabaje, ariko nsanga nta kuri kurimo, kuko bari abantu bari muri Amerika niyo babaga niba baradivurushije, umwe afite umugabo undi afite umugore. Ibyo ngibyo nibisanzwe, kandi ibyo nibiba mu bantu, kuko bari abantu sifite ubuhamya yuko bari n'abakristo. Nta recommandation za umuntu afite. Ashwi. Icyo nzi gusa uriya mwene data yahuriyeho nabo nuko bari baramuhaye ikintu gikomeye cyane cyo kumwubakira inzu. Kandi bamufashije arabatera nkunga be. Bakamutera inkunga. Yewe umuntu uranteye inkunga ashobora kuntera inkunga, ariko iby'ubuzima bwe uko akiranuka ntabwo bindeba. Cyo nakora je namuhamiriza Kristo yuko amukeneye akamukiza. Ariko kujya kumubwira ngo ukiza utya uryama utya ukora ibiyo ya cyakora ngishije inama nabyumva. Yewe muri mwanye no kumubwira Kristo wabambwe kugira ngo amukize, ko twese ibyo tubona nibyo duhabwa, ntabwo tubaza ngo ariko nabari abashira mu buseke bwanyu ibya 10 n'amaturo ntubabaza nibakijijwe. Ashwe ntabwo cyaho yakuye, ntabwo maze ngo yakuye he. Oya, ashobora kuba yakuye mu busamanye cyangwa mu bujura, aho yayakura hose arayazana. Ubwo rero ntabwo tumubaza, keretse tumaze kumenya yuko yagoramye afite uko ayoba. Uko byagenda koza amafaranga burya yo ntagira icyo. Oya, tuvuye ku by'amafaranga, ubugingo bwe nibwo bw'ingenzi. Nuvuga ngo ubugingo bwe tugomba kureba niba afite uko agenda kutari kuza tukamugira inama. So rero numvise ibyo bintu byabaye kuri uwo muntu ibyo yavuze, kuvuga ngo bari baje bajya gusezerana, nsanga ntabwo byari byo. Abo yavugaga bamuhaye amakuru, ibyo bavuze narabyumvise, ntabwo bigeze baharabika banyakwigendera. Ndetse n'uriya se umukobwa niwe wavuze amagambo avuga yuko umukobwa ahagiriye muri Amerika yamwibagiwe. Ibyo rwose yarakivuze, umukobwa yararangaye aramwibagirwa. Ibyo bijya bibaho kandi umuntu tukamunenga ku giti. Natwe iyo tugeze i Kigali musanga wibagiwe mu cyaro nibi rwose. Kandi ngo yari yabwiye abantu abwira uwo ngo umuhungu wa nyirarume, ngo yari yamubwiye ati data ntuze kumubwira yuko naje, ndashaka kuzamukorera surprise mvuye i Rwanda. Gusa ntaramufite ibintu byiza. Abantu rero baragenda, yagomba gucana mu Rwanda akabanza akabona nande na leti nyakwigendera, none yarangiza agasubira mu Uganda akajya no kureba se cyane ko ngo yarahafite imitungo ikomeye. Yarahafite imitungo yaraguze y'amazu, yashaka no guhinduza ibyangombwa. So noneho rero abantu ukuntu babivuga ukasanga kabisa abantu bagabanye ibintu byo gutwika byo bamuvuga, ntabwo ari byo.
kuko nanjye mfite impungenge yuko ejo nzakubona banshyizeho ikintu basanze wenda ndi mu isoko ry'ikijumba mpagaze cyo kikaba inkuru. No abantu bagomba kubaha abandi. I know abantu hari ubukene, abantu barashaka amafaranga muri bari bwose. Aba bantu babaye abakwe bawe, uyu muri aba bantu ari Vitali n'uriya mukobwa, agahinda wakwakira n'akandi kaba ari agahinda gakomeye cyane. Ukurana n'umwana muto imyaka 26 n'uvuga kumuharabika yuko yabaye habara ry'undi muntu agishaka akirongorwa amezi ko yabarongwe mu kwezi kwa 9 atandukana mu kwezi kwa 2 niba tarane natara amezi yamaze so ubwo rero icyagombaga kubaho imiryango yakaba yaricaye bakari icyo kibazo, umwana bakamuhana, uwakoze nayo bakamuhana. Ntabwo ari ibintu biza mu itangazamakuru abantu bakabyumva akavuga ibi yenose umwana w'umukobwa yiregura nawe ibyo avuga ukumva yarahohotewe. Ntabwo ari byo. Tugendeye kuri iyo video yatambutse, umukobwa agaragara kuri social media agerageza gusobanura ibintu, avuga hagiye haba ibibazo, harahavuga ko batagiye kwerekanwa mu miryango n'izindi mbogamizi yagiye atangaza, ku buryo urebye iyo video uhita ugirira impuhwe umukobwa. Ako numvisha ibya Vitali ugirira impuhwe Vitali, ngiye nkavuga ati Imana izakora ibyayo, komeza usenge upaka ukiri mutoya, nube butuma waha abantu nkatwe kiri gushaka ibizungereza hano hanze. No kuvuga bahise banavuga ndetse yuko ngo yisumbukuruje agashaka umugore ngo mwiza. Vitali uko asabe sinzi n'urongo akomoka icyangugu. Ariko ibyo bintu iyo uvuze utyo wa mukobwa ubu mwangiriza izina muri societe. Bava nguriya no mukobwa ngo yerisumbukuruje ngo yavuye kwa ntuza ngo kuko atafite iki, baramuhabika ngo ni umudozi. Oya ubwiza si ntabwo tumutindaho cyane. Abantu ndavuga comments z'abantu benshi, nk'umubyeyi rero kugira ngo dukore sama cyangwa dutanga umwanzuro, iki kintu cyabaye mu kwa 2 kikaba kitangiye gusakuza cyane kugira naho umukobwa aza kwisobanura naho umusore yisobanura. Dufateho bitwigisha iki ku rubyiruko rutari rwashaka no kubagishaka buno no ku bandi bose b'ababyeyi bafite abana, babagira inama yo guhitamo neza no kuzubaka imiryango neza. Akagiye mbagira inama mwese hamwe nk'abanyamakuru, nimwumva umuntu wagize ishyano nk'iryo mukamwumva, cyane muri sako z'abanyamakuru, kandi byatangiriye mba pasiteri bari abakorode birukanka inyuma y'uwitwa ngo ni Sarongo, bari aba digiri bagatukana bakajya hehe bagaharabikana, noneho namwe mufatiramo. Buriya rero bibatari byiza. Icyakabaye cyiza ni kimwe, nuko wakumva umuntu nk'uwo ukamwegera ukabaza ukavugana nawe, amara kuvuga nawe ukajya no kundi ukavugana nukaza gukora inkuru nziza. Niyo tangazamakuru ryiza. Uzaba batangazamakuru nk'aba BBC n'urugero, aravuga ati leta y'u Rwanda hari wayivuzeho iki n'iki, ariko twashatse umuvugizi wa leta y'u Rwanda twabubona, ariko haraho turategereje turacyabashaka. Ukumva yuko hombi yahageze ati yahageze. That's journalism iri balanced, icyo bita responsible reporting. Ariko iyo umuntu akubise ibintu akavuga umuntu akamushyira hariya undi akavuga, ntabwo ari byiza, eventually bizaba bibi cyane, kandi bizatuma n'iyi mikorere yanyu yo kuntuza itagaciro. Iyo mikorere ya hano yo izakomeza kumera gutyo kuko irakora wenda bya giturage ni ku mihanda. Mihanda turi kuca ku mihanda ariko nishyano dushaka izo byakonja mukamwafusha bagashaka ibishyushye wambaye ibirenge yaba inkuru. Uretse ko iki nacyo nyine kiba ikintu gisanzwe kubera ikibazo cya Afurika, ariko mu Burayi nyine inkuru hari n'uyirema akavuga ati ngiye gutanga inkuru y'icyumweru, ukaba wabona na perezida arimo agenda n'ibirenge. Nibyo bintu actually nibyo bita ngo ni fake news actually, niko bigiye kumera. Kuko of course nabyo nyine ariko biba byanabayeho, cyangwa nawe akabivuguruza ati nagenze ibirenge ushaka gukora massage z'ibirenge, wenda n'urugero
abandi bakavuga ati twamaze kumenya ko uriya muntu araguza umupfumu yari yamubwiye yuko agenda n'ibirenge akagengura ku mutwe. Ariko icyo mvuga muracyumva uburemere bwo gufata umwana w'umukobwa ukamuharabika ukamuvugaho ibintu nka biriya. Abakristo bari kuvuga ngo Imana imushyize hanze. Abataza Imana imushyize hanze. Bwa busambanyi buragaragaye. Iminsi y'umujura ni 20. Actually ibyo ngibyo nicyo kibazo. Turagira ngo tugende kuri Donido. Uyu mwana w'umukobwa ubwo yagiye kuri social media arisobanura, ariko iyo munsi umugabo we uwahoze ari umugabo we, ariko umugabo arakivuga ko ari umugabo we. Umukobwa aravuga ngo ni umugabo we. Umukobwa ntago akivuga ko avuga ko ari umugabo we. Yavuze ati arimo aravuga amazina akavuga ngo ni Vitali, ntavuga Sheri kuko byamutoneka mu kanwa. Oya ntabwo yavuga Sheri, birumvikana. Ntabwo yavuga Sheri, ariko umugabo we aho ari mu nyigisho zari gutanga arimo aravuga ati jewe nitwa Vitali ntihinyurwa, ndi umugabo wa kanaka. Akabicisha no mu byigisho nk'uko umuntu yiperezata. Nuko waracyamufite mu mutima we. Waracyamufite mu mutima we. Umukobwa yagiye kugeza ubu Vitali ntaravuga amakuru yeruye ku mukobwa. Reka tuvuge ko yagize ibanga, ariko umukobwa we yagiye kuri social media yasobanuye ko yasobanuye kubera ko bamuhitinze ibyo bavuga. Ntabwo Vitali n'abatavuze, hariho babandi ba big man n'abakiba nose babivuga. Ariko iyo tuza kuba tumuhitiramo yari kuba yirekereye akarindira icyo umugabo azatangaza. Kuko ni ukuvuga ngo umukobwa iyo dukoze analyse tukakora analyse z'ibyo yagiye avuga, ni kwa kundi umuntu atakumva urubanza rw'umwe. Ni kwa kundi umuntu atakumva urubanza rw'umwe. Ese urubanza ni urw'umwe se? Kandi ibirego bihari by'umukobwa yuko yamuciye inyuma. Uwaciye inyuma ibyo biravugwa by'impuha kubera ko bitaremezwa n'umugabo. Nta kintu aravuga. Umukobwa ashaka kugaragaza nk'aho, ahubwo umukobwa arashaka kugaragaza nk'umubabaro. Ariko wanakumva mu bibazo ukumva ko umukobwa ari bitaranejeje ababyeyi atarika, cyangwa akagaragaza ko umugabo atagiye amubwiza ukuri. Ariko muri rusange umukobwa nawe ntabwo yagiye mu rubanza, n'abanyamakuru bamusanze bajya kumubaza, nkuko bari bugende bajya kubaza, nkuko nawe uva ushobora kubaza Vitali. Ibyo rero turabibona. Gusa icyo umuryango icyo ubereho cyo navuga, kuba umugore yagiye, umugore buri gihe arahukana, ni ibisanzwe. Ikindi cya kabiri, umugabo buri gihe aracyura. Umugabo razajya ribure ko ubwo akimwemera igihe kizagenda ajye gucyura umugore we. Twabiha amahirwe se kutakwisha twabiba. None se bagiye mu rukiko gutajya bayisabye? Oya gatanya ntibarayisaba. None se ariko ahubwo iyo habayeho nkayo nk'umukuru iriya nkiriya yibayeho, umuntu yarakoye, umudamu akaza akamara amezi akigendera, habaho gukoranura. Gukoranura ni ikindi kintu ntabwo kikinabaho. Murabona iyo umukobwa bamukoye muri no minsi kubyo nabonye, ariko je ntazi bitabagaho muri za nkwano ze, nibyo bafasha bagura ibishyingirwa n'ibindi, sibyo? Kandi musigaye mukwa ibintu. Wese umuntu uri hano kiri ukoye amasuka 2 n'ibijerikani 3, biya ntabwo ari inkwano. Inkwano ni inka zigaragara, ukavuga uti whatever, izo nka zo muri beka nizo nkubwira, ubwo zibaye zo muri beka ya mafaranga arayafata cya gihe cy'ubukwe bakabikoresha mu bukwe, niho bagura ibyo gushyingira umukobwa no kumuherekeza n'ibiki byose no kumwubakira muri rusange. Kandi nabyo ntabwo ari icyaha se na bibi. Gukoranira rero ntikubaho. Amakuru ari kuvugwa mu gihe wamuhaye ya nkwano uzi ko ari buzane ibisoro, kandi amakuru tudahagazeho avuga ko umukobwa yatashye nta n'ikiyiko afite. We yagiye nkawe n'ikanzu. Ariko umukobwa avuga yuko yabiguze. Yabajije umukobwa yabajije ngo kubyerekeye amasafuriya,
umugabo ngo yaguze baramaze ati nta masafuriya mwari mufite undi ati n'amasafuriya yari yazanye ni amasafuriya y'ibiti togero yayanagaburira abanyeshuri cyangwa abafungwa atari amasafuriya ntabwo nari yakoresha arahari bavuga yuko ntacyo bazanye aho se icyo nazanye bumvaga nta tudateka mu rugo twatekeraga mu biki ukavuga n'ibiri cyakora icyo yavuze ni amarido ko nashoboye kumva yuko ayo marido umugabo yari yamubwiye ngo no amarido nzayigurira maze kubona intebe zijyanye nayo ibyo byibura hanyuma kandi aza kumubwira ngo muzabizane arahindura mbese niko umukobwa avuga yuko yahinduye akavuga ati noneho ndahinduye amarido azava iwanyu ndaramutse kandi namaze kubabwira yuko mu byo tuzagura amarido atarimo ngo abura uko abivuga ngo ariko hanyuma yaje kubivuga ntabwo nabirangije kubyukurikira ariko ibyo ari byo byose ntabwo abantu bapfa ubusa ibintu nk'ibyo ariko mu kiganiro umukobwa yavuze ko aganiriye n'umugabo mu gihe bashakaga ahantu ho kujya kuba hari hayi karasi cyangwa se kujya gukorera ubukwe umugabo we ngo akabugaragaza kuba ari ubukungu bwa bizinesi ubukwe ni bizinesi mariya gisinzi ko bayikubaye nta rukundo umugabo yari afite ahubwo byabaye nka bizinesi cyangwa ari uburyo gucuruza ariko noneho nkibaza ngo uyu mukobwa bamaze kumubwira ko ari bizinesi yari kwemera kubujoyininga atazi ko agiye muri iyo bizinesi ariko aravuga ngo ngewe natekerezaga ko ari agiye kubushyira muri hayi karasi ariko wenda hazabamo viyuzi numvaga ariyo kote idashobora kuba ariko reka mbabwire umenye ko hatabayeho ibintu byo guteretana cyane nimba umukobwa atarazi ko n'umuhungu akora kuri YouTube nkatwa yarabimuhisha ariko ntabimubwire urumva nta habayeho reka njye manze babwire ikintu kimwe gikomeye cyane imiryango twasanze kuba tukiriho ntabwo abantu bakora uko tubikora ubundi cya mbere na mbere umuhungu yarambagizaga umukobwa kandi kurambagiza umukobwa so kumusanga aho yicaye gusugama no kurambagiza umuryango we ntabwo dukora ibintu uko byari bikwiriye umenya umuryango we ugiye gushakamo sibyo ukamenya abantu uko bitwara ukamenya ntabwo wamenya byose 100% ariko wagira kuri uko bameze umuhungu nawe ugomba kumenya iwabo ni bantu cyo ugiye gushyingira kandi umuhungu niba atarabishatse ntabyerekane nabyo ubwo bigiye cyaba impamvu yo kuvuga ko ntakwiriye kumushyingira umukobwa wanjye amakosa yakozwe ubundi rugo ntiruhari urugo si umuntu nkawe urugo ni umuntu n'inkomoko ye n'ukwari kuko abantu benshi impamvu tuba tubishaka wewe nk'ubwo duhuriye aganira bo kuvuga ariko sinzi private life yawe yego sinzi naba uri umurwanyi sinzi naba ucuragura sinzi naba umeze mute ibyo bintu byose birashoboka umuntu yari mu bantu public ahangaha afite uko yitwa nashobora kwigira mwiza yari hari akihindura ukundi cyane cyane twego bagabo uzi yuko tugomba turabatware ndavuga mbere ubwo sinzi nibyo bari byo bagabo sinamenye ibyo ari byo niba uri umutware rero ugiye kuyobora urugo ugiye kuyobora urugo n'umugore wawe n'abana n'ibirimo byose ni ukuvuga ngo ugomba nawe kuba umuntu ufite discipline ufite n'umuco ufite n'inkomoko igaragaza yuko warizwe ibyo rero tujye tubibaho kuko abantu ntabwo ari kimwe abanyaburayi n'abandi barimo aho mushomo bituruka baratuzanira imico itari myiza usanga umuntu ahuye n'umuntu ahamagaye abantu babiri bagiye muri restaurant batitwaye umugore n'umugabo mu kanya gato ngo bakoze divorce iriya ntacyo na nyuma y'icyumweru umuntu akora divorce kandi bakuvuga yuko ari ibisanzwe ariko that is we are playing bo bari mu rwego rwa bari industrialized economy yabimeze neza umuntu aragenda kajya hari akabona niyo adafite akazi abona umugaburira ariko twebwe turacyari mu buryo bwa gakondo mibereho iyo mibereho rero uzareba unajya atwara inda yabyara umwana ugasanga mutwaye kwa sekuru kuko wenda umugabo yamutaye cyangwa byabaye ukundi ariko hari umwana leta iramutwara ikajya kumurera ubwo rero twe tugomba kumenya uko turi tukimenya niyo mpamvu umwana wanjye agiye gushaka ngomba gukurikira nkareba nanjye ngomba kumenya rwose arashaka muri bande ni bantu ki rwose ibyo ngomba kubikurikira kuko nkamenya uburere bwe ese ni mu mwana wanjye azamufata neza ese namuhemukira nzajya kubaza ndi agomba kuba afite ba se wabo ba nyirasenge nkagenda nkagisha inama nicyo tubereyeho
none ubu ngubu niba uyu mubyeyi aba babyeyi bombi bagukurikiye uru rugo barureke rusenyuke burundu nakubwiye gitangira umugore arahukana kandi umugore aracyurwa katuvugiye ko ari mu rwahukano yahukanye umugabo wenda impamvu atari yagenda hari ibyo atekereza gukora wenda arareba yuko ibyo bamurega cyangwa ibyo umugore amuhora ari iby'ukuri akaba yagize isoni wenda ashaka ukuntu azabikosora cyangwa se mwibanga afite kuko bavugana wenda simbizi ubwo rero twabaha time bubake ahubwo twabagira inama ngo be gusenya urugo rwabo ibyo bavuze wa wundi yavuze ngo hiteje urushinge ngo rwo kuboneza urubyaro ngo rw'imyaka 2 kandi agiye kurongorwa gose umuntu yiteze urushinge ariko zuko umuntu yakwifuriza ubugumba ntabwo icyo kibaho byaterwa na plan cyangwa ariko bafite plan yuko babanza gushaka ibitunga umwana byashoboka oya turi kumwe n'umuganga hano reka urugero nkanjye bunshatse umugore none aha nta mpamvu yo kutweta tubyara tukabanza tugashaka ibizatunga umwana tukabyara wenda mu mwaka wa 2 ariko wabivuze ntabwo yavugaga yuko yavuga nko kumuharabika yuko yabikuza umugabo atabizi bavuga menshi ariko wasanga atari byo ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane gusa ibintu by'umuryango kugeza nabyemera kuvuga ngo plaisir ngo ni musambane buriya mukobwa is it not bad cyo ni ikintu kibi cyane ku buryo bamusaza aryamanye nawe mu ntebe ngo umuntu arabafotora ubafotoye ngo ni muka plaisir yes none se muka plaisir bwari yagiye kwa Vitali ngo yagiye atarwiyambitse bamubwiye inkuru mbi aragenda abafotora urumva rero ko uko byagenda kose nge mfata nk'ibihuha ndetse binababaje ni bibi ni ibintu bibi no guharabika cyane ku mpamvu zo gushaka amafaranga cyangwa se amavyuzi bitari byiza it's very absurd actually mujye mugira tukakaba tugira inama y'abakorera kuri zone za views tugahugura naka akishyira mu kirenge cy'undi tukishyiraho nuko twigenzura nibyo tugira inama n'abari gukora muri gospel cyane ni benshi izi nkuru za gospel bari guhaguruka nabi ndetse nimba ari uko ari kubona agafaranga kiyongereye ushobora kuba wakoraga 3,000 ndavuga by'amanyarwanda ugasanga yabaye 100 none ukavuga n'ikitavugwa nibashwe n'amafaranga ntagagwira twinjira rero ku musozo w'ikiganiro twaganira byinshi na pasiteri ku Irembo Ryera TV no kuri ahava tukareka ubuhanuzi tujya ku miryango dushaka guha pasiteri umwanya akaduha take home message bitewe n'ino minsi turi kugenda twinjiramo isa nkaho igoye ni master of alternative theory akunda kuvuga ibyo benshi bafata cyangwa nk'ibitakwiye kuvugwa reka agire akanya gato aduhe take home message kubakuri iki kiganiro n'abageze kuri uyu munota bakidukurikirana ni karibu murakoze jewe icyo nifuza kubagira mu inama nkunze kukivuga kenshi abantu nibakanguke isi iradusiga umushinga wa Satani ugeze kuri wo koreka isi ayitwara mu cyo bita new age iyo new age ni mu magambo it's new world social order uburyo bw'imibereho bwa kinyamaswa nitumara kugera aho ngaho ntabwo tuzatukigarutse abantu bakanguke gushaka amafaranga ni byiza no kuyakorera ni byiza cyane cyane abantu bakiri bato bagishakisha ubuzima ariko be gutakaza ubumuntu niyo kuvuga ngo gutakaza ubukirisitu kuko ubukirisitu ni urwego ruhanditse cyane umuntu ageraho kubwo imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana so rero batekereze bitonze babaririze barebe imibereho y'abakurambere babo ko yariri mu ndavuga mu buryo social abantu be guharabikana ikindi cya kabiri turimo turaza kurushaho kujya mu bihe bibi cyane byo by'imibereho dusenge Imana kandi ndangize mbwira abantu yuko Kristo niwe Imana yaduhaye mu isi katurebe muri Yohana igice cyaho cya 6 ndangiza ari ryo jambo basomera katurebe muri Yohana 6 murongo 29 ku murongo wa 36 aravuga ngo baramubaza bati urakora kimenyetso cy'ingo tukirebe tukwizere icyo wakora niki basogokuruza bacu bariraga manu mu butayu
nk'uko byanditswe ngo yabahaye kurya umutsima uvuye mu ijuru. Yesu arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko Mose atari we wabahaye umutsima uvuye mu ijuru, ahubwo ni Data ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru, kuko umutsima w'Imana arumanuka uva mu ijuru ugahaba ari mu isi ubugingo. Yesu rero yaje kugira ngo ahabe abari mu isi ubugingo. Niba tudafite ubugingo ni ikibazo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Abahawe ubugingo niko tubisanga muri Yohana 1:4. Ni ukuvuga ngo bwari ubugingo bwa Kristo, bwa bundi bwatubereye umutsima wavuye mu ijuru. Ikintu kituranga yuko tumufite nuko tuba dufite umucyo, tubera abantu umucyo. Kubera abantu umucyo no kubabwira ibyiza byabagirira umumaro. Icyabagira umumaro cya mbere tukabwira no kwakira Kristo Yesu. Abantu bose iyo bamaze kumwakira nitaye kuvuga ngo bari madini, ngo nubundi basengaga, ngo bari makorari, yagenda avuga ngo twese dukwiriye kwakira Kristo Yesu. Kuko mu idini ntabwo arimo dukura Kristo Yesu cyangwa ko abanyedini, ahubwo Kristo tumwakira tubiheshejwe n'Imana kubw'ijambo ryayo, tugahindukirira ukuri. Abantu rero bose ndabasabira, kandi ikintu narangiza mvuga, urugo rw'aba bana giye rurambabaje, Imana ibafashe kugira ngo bidakomeza kugenda kuriya. Niba hariho n'impamvu igaragare, noneho bihane, kuko uriya mwana uko mureba n'umwana muto ateye imbabazi. Umuhungu we sinzi uko asa, ariko umukobwa we namurebeye kuri video, uko avuga nuko areba ko ari umuntu uri inosa, kandi nta sinibire ko yakabishimira ko urugo rwe rusenyuka. Niba afite n'ibindi tutazi abitekereze, kuko numvise ngo afite igikomere, sinzi undi muhungu ngira ngo yabanje kujya ngo mu rukundo, ngira ngo rwa mbere, sinzi aho ngo niba yabivuze, wenda ntibyakunda, wenda abonye urihera ko aramusanga. Rero nakomeza, kuko nabiriya bamuvugaho nibimuharabika, ejo bitamuha amahirwe y'imbere kuba yakubaka urukundo ari umwana, kandi afite igikundiro, nta kibazo cyo afite. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, umusore nawe ye kwifata bino bintu by'iki gihe, amenye ngo ni umuntu nawe ibyabaye ku mukobwa. Yego abagabo ntibakunze guhura n'ibibazo, ariko namenye yuko kugira ngo azabone umugisha w'Imana nuko yakwihana, yakwitonda, akigenzura, akareba niba ibyo yakoze adafite aho yaba yarabangamiye uriya mwana w'umukobwa. Nta nushe bazaramo n'ibindi n'ibyamoko n'ibiki n'ibyenga bitekerezo, abantu bavuga ibintu byinshi bitari byo, ariko ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi ubu twavuga wenda biragaragara ko ari imiryango ibiri yatatswe, ari uwa Vitali mu rugo rukiri ruto n'urugo rwa umukozi. Ese kankubaza akantu gatoya, Vitali ubundi wasengera hehe? Asengera mu Gatenga, ADP basenganaga n'uriya mukobwa. Ni abakirisitu bahamwe. Ubwo rero n'aba bafite bari n'itorero rimwe biranoroshye. Itorero, ubuyobozi bw'itorero bakwiriye kubafasha. No kuba bigeze ubu batari babafasha ni ikibazo. Uyu mukozi w'Imana afite influence muri ADP azajyeyo. Ni ikibazo. Ubusanzwe n'ubundi nyine ubujyanama bwo buratura abantu bagomba kubitanga. Ni byiza cyane. Kuko jewe umunsi biyuze bazantumire, nzaza nishime, kandi mbahe n'impanuro mbasengere. Byanezeza kuruta yuko byashwanyuka kuriya. Hariho n'ikindi kintu nshaka kubabwira. Uzi yuko ubu ngo abantu bagenza umuntu, nza abantu benshi ariko nabonye n'umwe ashyize ibintu mu bikorwa. Wanze kurongora umukobwa wo mu Rwanda, kandi ari mu Rwanda, ajya kwimporta umukobwa mukuye muri Isingiro hariya hakurya muri Uganda. Cyane cyane ko yabaje azana umukobwa wa mbere aramubwira ngo vuye tujye kureba, ati vuye kunyereka inka zanyu. Baragenda n'abantu biwaciye ngiye Mutara, bajya kureba inka, aramwadegera ngo izi nka unyereke izawe bwite. Umukobwa se ko ntari nakurongo, uri nka iby'inku bigenze mute? Umuhungu agira ubwoba. Se n'undi yabwiye nawe sinzi ibyo yamukoze. Aravuga ati mu Rwanda harananiye, kajye gushaka umukobwa ahandi. Byatubye ajya muri bene wabo bari hanze y'u Rwanda, bajya kuzana iki? Umugeni. Rero nkavuga nti ibintu byo bagenda bavuga ngo mu Rwanda ngo ni ibisasu,
umuntu kwizirikaho ibisasu nabyo ni bibi cyane umwana nkuriya bashobora gutangira kuvuga bati ntureba yagiye no ni umwe mu bisasu tujya twumva ubwo rero ugasanga nabyo ni ukumwicira izina ntabwo ari byiza cyane mubyihorere kabisa ni urubone rwa rugonda rusabira nimbona batunganye zagenda mbasuri Imana izabifasha Imana izabigufashamo kandi bizakunda hamwe no gusenga nubwo abantu basa n'ababishyushya ariko umugambi w'Imana usumba cyane ibyo abantu batekereza kuko bishobora kunyura muri urwo rusaku izi circumstances zikunze gutuma abantu bashobora kubana neza mu buryo butandukanye kuko iyo urugo rwaciye mu nzara mukayihanganira ibinkingi ya mwamba ishobora kububakira n'ibindi muhuye nabyo bigakomera yego nabo rero bishobora gusakuza muri media ejo bwacya mu gitondo bakavuga atariko icyo dupfa ntago kiruta icyo dupfana icyo twubakaga gitandukanye n'icyo twapfuye reka twubaka umuryango ndemera se amakosa nakoze muri fiyasaye nari umusore wenda noneho ndakuze mu bitekerezo noneho wenda niyo miryango itarahuye igahura ibintu bikoroha kandagize ijambo rivuga ngo ndavuga amagambo abiri gusa baramutse badasanya urugo rwabo ngo bongere bahure aho bigeze mu itangazamakuru byazabagiraho ingaruka zikomeye bombi uriya muhungu ntabwo bizamuhesha umugisha niba ari n'umukristo amenye ngo bizamuzanaho umuvumo ukomeye cyane kuko yahemukiye umwana w'umukobwa kera iyo mu isezerano rya kera ntabwo watwaraga umwana w'umukobwa ngo umumenye hanyuma umurekure ko abaga wamwononye iyo wamwononye rero ntabwo uba ucyongera kandi kumusubiza iwawe ugomba kumurongora kubera izo mpamvu rero turabona ko yafashe umwana akamwonona kuko buriya ntabwo akiri isugi kubera izo mpamvu rero n'izina rye umuhungu agomba kubitekereza akabiha agaciro kuko ari muri kominote y'abanyarwanda turi abantu hamwe kandi baramuzi ejo bazabuvuga nayo nabi kubera ko umukobwa yisobanuye umukobwa nawe naba afite ibyo ahisha byaba bituruka kuri we cyangwa mu muryango w'iwabo cyangwa bindi by'abantu batekereza byo kureba umuntu ngo akomoka he cyangwa se n'umuki bikaba ari byo yagendeyeho nawe bizamuzanira ikibazo kuko ntabwo bijyanye n'icyo ubutumwa bwiza twahawe buri rero Imana ibaho umugisha babitekereze ariko nibiyunga bakagarukana mu murongo nta kibazo ariko niba hari impamvu igaragara bakayisobanura hakagira ugaragara yuko ari wakosheje nabwo bizaba byiza ko uzamenya yuko ikibazo kiri kuri runaka hanyuma wa wundi w'umwere abo umwere nyine kandi urubwa rumukurweho nicyo navuga ndagize uko byagenda kose nubwo umwe yaba umwere bizarangira basangiye igisebo niyo bakwiyunga kizaba ari icyabo ahubwo buri muntu wese azaba proud yuko yaba cyo ntacyo kubera ko nyine bashobora ariko Bibiliya yavuga ngo umupagani nashaka gutana tane hashobora kuba muri bo ushaka gutana ari nta kintu agaragaza yanze no kubabarira cyangwa no kuba yagusha ku murongo wabaye umupagani kandi yanabaye umupagani akaba ashaka gutana arabiri kuri we natane mwene data wo cyangwa mushiki wacu wo ntabwo azaba afite ikimuhambira kuri uwo nguwo niko bibiri duha inzira burye yuko ikibazo cyasubizwa reka tubashimire rero Imana ibahe umugisha umuntu yifuje se kubagisha inama by'umwihariko sinzi niba mushobora kumuha nimero nta kibazo twebwe icyambere tugira amateraniro buri ku cyumweru nayo ndayakangurira abantu aho twigira ku buryo Uwiteka Imana yacu aho tuhiga no gusubira ku rufatiro rw'ubutumwa bwiza nizo mu masomo dutanga isomo rya kabiri twiga ubuhanuzi kugira ngo abantu bamenye uko bazajya bareba ubuhanuzi nyakuri n'ubuhanuzi bw'ibinyoma icya gatatu twiga uburyo iyi si iyoborwa mu buryo bw'umwijima kugira ngo tumenye iyo ariyo abantu bitaze kujya bafata ibintu byose nk'aho biturutse ku Mana so rero nkaba ibyo kugira ngo baze kumbaza bazagira amatsiko bampamagara kuri telefone nomero 07 88 50 60 76 murakoze kadushima Imana Imana ishobora byose kandi ikomeye turagushimiye kubw'uyu munsi tuganiriye ku bintu byinshi binyuranye bituma abantu bagira imibereho inyuranye mwami rero bane natwe urugo rwa Vitale na madamu we turabasabira kugira ngo bacire inzira nziza y'ubwiyunge no kubana kandi niba hari impamvu y'imbogamizi ya byose ubushake bwawe nibwo twingingira kugira ngo busohozwe ushimwe ko wemeye kubikora mwami tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.